Turabasuhuje bakunzi ba radio na televiziyo Ikamba, muri kumwe nanjye Jean Paul Ntagara ubifuriza ibihe byiza. Turi kuwa gatandatu tariki ya 30 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2021 dufike n'abanyapolitike aho tuba tuganira ku bibazo bya politike, ibibazo byugarije u Rwanda, ibibazo abanyarwanda bafite, ariko kandi ntabwo tuvuga ibibazo gusa, tuvuga n'ibisubizo. Ibisubizo rero nabyo turabitanga mu myanzuro myinshi tugenda dutanga, ntekereza ko muyisigarana ikaba yafasha abanyarwanda kubaka u Rwanda twifuza. Kumwihariko nshatse uyu munsi nifuje gusuhuza by'umwihariko abantu bari mu gihome, abantu bari mu gihome barimo batwumva cyangwa bazanatwumva, basuhuza kubera ko bari mu gihome bazira ijambo demokarasi, bazira ijambo demokarasi, bazira ko wenda bayirose cyangwa barivuze cyangwa se ko itanabayeho. Mbasuhuje rero bavuga nti uyu munsi nabo turi kumwe nabo by'umwihariko. Ubwo rero abantu bose barota iryo jambo cyangwa bumva badafite ubwoba bwo kurizira, mwicare mugwe mwe. Itara ryaratse, Kizito yakije itara rizenguruka isi yose, ageze ubwo atanga ubuzima bwe ari ukugira ngo abanyarwanda bose bave mu icuraburindi ry'umwijima wabundikiye. Ubu icuraburindi ry'umwijima ihetswe n'agatsiko ka FPR Inkotanyi. Byatindiganije gatoya, Damange yarakangutse araduhamagara, turahaguruka twese tangaza inkuru yaho atageraga nk'uko PM mumaze kubivuga, n'abandi batanze impuruza yo kwibohora ndetse no kuvuga ikiri ku mitima yacu. Uyu munsi Rashid aravuze, atanze impuruza y'umushinga w'amahoro watangijwe na Kizito Mihigo. Baramujyanye bose, bajyanye nk'imbagwa, abajyanye mu mabagiro. Byanga byakunda niwo mushinga FPR yaje izana. Nkunze kubivuga cyane ko umushinga wa FPR ntabwo waje kubohora abanyarwanda, waje uje kubaboha. Ndabaha ikimenyetso cya gatoya ukuntu buri munyarwanda wese mu gihugu aboshye. PM yamaze kuvuga ibyo twavuganye kare, ntabwo ndi busubireho, ariko reka mbere ku mugozi uboshye abanyarwanda, nzaba abanyarwanda kugira ngo bawibohore. Nta na rimwe abanyarwanda batuye umudugudu ntabwo barenga 300, ariko bayoboye n'abantu barenga 30. Ni ukuvuga ngo urugo rumwe rw'umunyarwanda rucunzwe n'inkotanyi hafi 2-3. Uzatinye umudugudu ufite ibiziriko 30 bya FPR, akagari urumva areba 30 gukuba 5, 6, kuko imidugudu ishobora kuba ari 5, 6, 7, 8 igize akagari cyangwa 10. Unyumvire abategetsi barimo rero ni ba abantu b'abademobe bavuye mu gisirikare kandi bavuye Buganda. Ikiziriko cy'umuntu utari buhaguruke, udahaguruka ngo avuge bimwe twavuze ngo ni ugutinya, kuko afite umugendanano buri kanya. Agomba kuba ari umuntu hamwe umudemobe, umuntu ushinzwe umutekano wese mu mudugudu agomba kuba uw'umutekano wavuye Buganda, umudemobe. Uko rero ukuvuga ngo harushinzwe abagore, harushinzwe urubyiruko, harushinzwe amakuru, umutekano, urubyiruko, abagore n'ibindi, harimo inzego zirenga nka 40. Icyo nicyo kiziriko cya mbere baje baratuzirikisha mu midugudu iwacu ku buryo nta n'urwinyagamburiro. Mu kagari rero urumva ko akagari kangana n'inshuro 40. Nagira ngo mbwire uriya muntu uri ku ngoyi, n'ubundi nturiho, ntabwo uriho utariho. Nagira ngo nkwibutse yuko aba bana bose bari gutanga amaraso, nta n'umwe urusha ubuzare ku gihugu cye. Buri muntu wese agifiteho uburenganzira. Nta muntu n'umwe ufite ubwenegihugu gusumba undi. Igihugu ni icyacu twese. Haguruka, njye ndibwira urubyiruko nirwo ndi kubwira ko ruranshimisha. Nibo bari guhaguruka, naho abasa Gihobe, ab'inda ndende,
Tito Rutaremara n'abariya barongoye uno munsi niba baranonga nibasagiwe bariya mbita intozo. Rubyiruko bavandimwe, nimwe muhaguruka, nimwe mubashije kuvuga, nimwe mu bafite imbaraga, nimuhaguruke mwirukane FPR ku ntebe. Ndazi ko muziritse. Ese ninde uzaza kubabohora wundi nutibohora wenyine? Nta numwe. Nta uzaza kukubohora, nta uzaza kukubwira ngo ntabwo uri bwicwe. Ejo mu gitondo barakurasana na mwene nyoko, barakurasana na mwene so, barakurasana na so wanyu, kuko objectif y'inkotanyi ni ukuza gutsemba umuntu wese nusa nawe mu Rwanda, uwakuriye mu Rwanda akahavukira. Ni abavantara rero, kuko mu Rwanda ubu dufite amoko atatu. Mubanze mumenye ko ari ubwoko bwaje kubarwanya mwebwe Nyabutatu, ari ubwoko bw'abavantara, nibwo buje gutsemba Gahutu, Gatwa, Gatutsi. Twahoze turi Nyabutatu ya Gihanga. Ni ukuvuga ngo Gihanga igiye guhangurwa na Kavantara. Mwakabyarana, mwagaheka mwe rubyiruko, nimuharanire uburenganzira bw'umusopeka. Ejo umubyeyi yongera azaheke niba tubonye bukeye kabiri. Uyu mubyara nandenze, kuko ibyo byose nabibayemo, hani iminsi ndabivanamo, byene namuhungabanije no mu mutwe cyane. Bari basigaye banavuga ko nabaye umusazi. Nimwemerere rero muba abasazi nko twese twasaze, wenda twagiye hanze. Musare musarira uburenganzira bwanyu. Rashida abaye umusazi, Idamange abaye umusazi, Barafinda abaye umusazi. Mwakwemereye mukabasazi, mukazitwa intwari z'u Rwanda, kuko nta wundi uzitwa intwari z'u Rwanda. Igihe cyose agatsiko kagifite inkota ayisonga abanyarwanda. Ni mubambura inkota bafite mu rwubati ziri kugenda zisonga mu banyarwanda. Mwanga akarengane, mwanga urupfu rwa hato na hatoya, muharanire muba abademokrate bukuri, kuko nta wundi muntu uzaharanira demokarasi ni mwebwe. Thomas Sankara yaharaniye demokarasi ari urubyiruko. Natwe turi kugenda tubabona. Genda nabashimira, mbona nta naho tutari kugera. Jewe mbakurira ishapo, ndabemeye. Nyuma twubakuru igihugu kizira amatiku, kizira amacenga, kizira ubugome n'ubugambanyi, kizira kumena amaraso. Ku bwanyu muharanire ko amaraso atazongera kumeneka mu Rwanda. Nitwe rero ni mwebwe tubitezeho, nta wundi. Ni mwebwe rubyiruko, murakoze.